Nongeye kubaha ikaze mwese kuri Bidani Trail. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru itangaje y'umwana wavutse afite amababa. Ikaze bijya gutangira hari umugore witwaga Kati. Uyu mugore yakoraga mu Rwanda. Uyu mugore yari yarabyaranye n'umugabo, umwana w'umukobwa witwaga Lili Kati. Bari babayeho mu buzima bugoye cyane kugeza ubwo Kati yafashe icyemezo cyo kujyana Lili mu bigo byita ku bana. Akihagera yagiriwe inama ikomeye cyane, bamubwiye ko bizamugora kubaho atari kumwe n'umwana we. Kati yaje gufata icyemezo ahitamo kubana n'umwana we, yihanganira ubuzima bari babayemo bwari bugoye cyane. Abashinzwe kwita ku bana bajyanwa mu bigo bibitaho baje gusaba Kati gushaka impapuro zemeza ko uyu mugabo we yabataye. Ubuzima Lili na Kati bari babayemo bwakomeje kugorana cyane, babaho mu buzima bubi. Yarabyukaga agategura ibyo kurya bya mu gitondo, hanyuma agasangira na nyina. Kati yahitaga afata Lili akahita amushyira kuri moto akabanza kumujyana ku ishuri mbere y'uko ajya mu kazi. Nubwo bari babayeho mu buzima bugoye, ariko bari babayeho mu byishimo. Ubuzima bwaje guhinduka umunsi umwe. Kati yaje guhurira amaso n'umugabo bakuranaga aho ngaho mu Rwanda. Uyu mugabo yitwaga Papa Charles. Mu masaha y'akaruhuko uyu mugabo barahuye baraganira, maze Pako amusanga aho yari yicaye. Basangiye itabi bahuza urugwiro. Mu gihe bari basubiye mu kazi, Kati yahise ashwana na bosi we amushize ubunebwe. Kuri uwo munsi Kati yatinze kujya gucyura umwana we Lili. Mu ijoro yamugezeho ariko asanga yibagiwe kasike ku kazi. Yahisemo kumuha kasike yari yambaye maze barataha. Umunsi wakurikiyeho Kati yahuye na Baho maze amusaba imbabazi ku makosa yamuteje mu kazi. Uwo munsi Pako Sanchez yamusabye ko basohokana, maze undi nawe arabyemera, cyane ko bari bamaze igihe kirekire badahura n'umugabo we. Sanchez yamubajije aho se wa Lili aba, maze Kati amusubiza ko bamaze igihe badahura. Pako yahise amubwira ko yashyingiwe akiri muto muri Espagne, baje gutahana ndetse barararana. Lili yabangamiwe no kumva ibyo barimo. Mu gitondo Lili yarabyutse nk'ibisanzwe, maze asanga nyina ari gusangira na Pako. Ibintu bitamushimishije cyane ko nyina atarakimwitaho. Nyuma yo guhura n'uwo mugabo byararangiye, Pako aje kuba mu rugo rwa Kati, maze nyuma y'umwaka Kati aza kubona ko yatwitiye Pako Sanchez. Kati yaje kujya kubyara, maze mu gihe yari ari kwa muganga Lili yari ari kumwe na Pako Sanchez. Pako aramubaza ati, ni irihe zina wifuza ko twazita uyu mwana? Maze Lili aramusubiza ati, izina twakwita uyu mwana Vicky. Ngiri izina, ngiyi intangiriro y'umwana wari ugiye kuvuka mu buryo budasanzwe, agiye kuvukana amababa. Vicky nyuma yo kubyara, Kati yakomeje kujya yita kuri uwo mwana wa Pako Sanchez, ndetse Lili yababazwaga nuko atarakibona umubyeyi wamwitaho. Ndetse ikintu cyababazaga Lili ni ukumva yuko nyine yita Pako Sanchez izina papa. Umunsi umwe Lili yabonanye Pako n'undi mugore nyuma y'iwabo. Lili yaje guhitamo kubiceceka. Iyo Pako yatahaga atinze yavugaga ko yahuranye n'inshuti ze wa mwana wabo Niki. Mu mugongo ugana ku bitugu yahuraga ahora afite ibisebe ameze nk'uwakubiswe. Ababyeyi be ntibari bazi ikibitera. Kati yaje guswana na Pako Sanchez baratandukana, kuko Pako Sanchez yashinzaga Kati kumukubitira umwana w'umuhungu Vicky. Nyamara ntago yari abizi ko ibisebe yari afite mu bitugu byari amababa yaratangiye gutunguka. Lili akimara kubona ko Pako atandukanye na nyina byaramushimishije, ndetse Ricky atangira kumufata nka musaza we. Umunsi umwe Kati na Lili bashatse Ricky baramubura, ahubwo basanga aho yari aryamye huzuye amaraso. Barakomeje barashakisha mu nzu, maze baza kugera ahari baramubona. Batunguwe no kubona ko yaratangiye kumera amababa. Batubonye ko Ricky afite ubushobozi bwo kuguruka, baratunguwe cyane. Baramukarabije hanyuma amusubiza aho yararaga. Kati yahise asaba Lili kutazavuga ibya Ricky abibwira abana bigana. Kati yatekereje guhama Pako Sanchez ngo abimubwire, ariko ahitamo kubireka. Nyuma y'icyumweru kimwe ya mababa yatangiye kuba maremare. Ya mababa batangiye kumudodera imyenda yari kwiriye muri ayo mababa. Ayo mababa yari yamaze kuzana n'ubwoya. Umunsi umwe Pako yahuye na Lili amusaba ko bajyana
ariko Lily arabyanga. Akimara gukora, Kati yaguriye Ricky ingofero kugira ngo atajya akomereka. Yari kuguruka mu nzu, yamuguriye n'ikote rihisha ayo mababa kugira ngo ajye aryambara mu gihe bagiye mu bandi. Lily yabajije nyina niba atajya yibaza kuri Paco, undi nawe aramuhakanira, mubabwira ko kuva Ricky aryama neza agasinzira bimuhagije. Ubuzima bwari butangiye kugenda neza hagati yabo. Kati yaje gutsindira amafaranga muri tombora, hanyuma umunsi umwe bajya ku isoko kugura ibya Noheli. Baje kujyana na Ricky. Mu gihe bari baharangara ibyo barimo bagura, Ricky yakuye muri rya kote ryahishaga amababa ahita atangira kuguruka. Abantu bose bari aho bahise bagira ubwoba, barumirwa. Lily na nyina bahise bajya birukanka bagerageza buryo Ricky atakomerekeraho. Abashinzwe umutekano bahise bafunga iryo soko kugira ngo baze gufata uwo mwana utangaje, gusa byabanje kubagora. Kati yaje kubagira inama yo kuzimya amatara. Bakiyazimya baje gufata Ricky wagurukaga. Hanyuma bategetse Kati kujyana Ricky kwa muganga kugira ngo bamusuzume. Umuganga witwaga Bernard yasabye Kati ko Ricky bamugumisha mu bitaro kugira ngo azakorweho ubushakashatsi. Kati yarabyanze, maze mu gihe ari gusohoka aho ngaho mu bitaro akubitana n'abanyamakuru bose bashaka gufotora uwo mwana. Iminsi myinshi yarashize ariko abanyamakuru ntibavaga inyuma yo kwa Kati, cyane ko Ricky yari amaze kuba icyamamare. Umunsi umwe Lily yarekuye Ricky araguruka, hanyuma akanga Kati wari uri koga mu ijoro. Muri ako kanya hari umuntu wahise akomanga ku rugo iwabo. Bagiye kureba basanga ari Paco Sanchez wari ugarutse. Kati yahise asaba Lily ko basigari bonyine, hanyuma Lily ahita ajya kubwira Ricky ko bagiye kumujyana. Yarababaye cyane kuko ntabwo yakundaga ko Paco Sanchez aza. Paco yabwiye Kati ko yari yaragiye gukora muri restaurant ziri Paris, anamubwiraga abagore bavuganaga batakundanaga. Paco Sanchez yashatse gufata Ricky ariko kuko atarazi se ahita atangira kuguruka. Banagerageje kumufata bibanza kwanga, ariko nyuma baje kumufata. Paco nawe yaratunguwe kubona umwana we abasha kuguruka. Yanahise avuga ko icyo cyumba ari gito cyanatuma Ricky akomereka. Kati yahise amubwira guceceka kuko ntiyashakaga gutandukana n'umuhungu we udasanzwe. Muri uko kuguruka bagerageza kumufata, Ricky yahise akomereka. Iryo joro bahise bahamagara muganga ahita aza kumupfuka. Uwo muganga yahise amubwira ko byagorana ko Ricky yakuriraho. Yaje no kubabwira ibijyanye no kumubaga bakamuvanaho ayo mababa. Yababwiye ko bishoboka ariko bibabaza. Kati yanze ko umwana wabagwa. Muri iryo joro Lily yahise afata umukasi ajya gukata amababa ya Ricky, ariko ataratangira Paco Sanchez wari uje kubwira umwana we kuza kurara neza yatumye Lily atamukata amababa adakoresheje umukasi yari afite. Umunsi wakurikiyeho Paco Sanchez yabwiye Kati ko bahamagara abanyamakuru bakaza gukorera inkuru kuri Ricky, hanyuma nabo bakabona amafaranga. Kati yahise amubaza niba yaragarutse kubera amafaranga, ariko Paco Sanchez yaramuhakaniye, amubwira ko yaje kwita ku muryango we, ndetse yanasabiye imbabazi Kati kuko yamushinza gukubita umwana we mbere, ndetse anamusaba kumwizera kuri iyo nshuro. Nyuma yo kubimwumvisha, Kati yabo yaje kwemera, maze umunsi yakurikiyeho bahamagara abanyamakuru ngo baze gufata amashusho. Bombi baje kuvuga ko ari umuryango umeze neza kandi ko bashyingiranwe, nyamara ntabwo byari ukuri. Baziritse Ricky ku mugozi hanyuma baramureka araguruka. Byarabashimishije cyane kuko n'abanyamakuru bari aho bafataga amashusho ubona bishimye. Kati wari watwawe n'ibyishimo byo kubona umwana waguruka akagera kure, yaje gucikwa maze arekura wa mugozi. Akiwurekura, Ricky yahise aguruka arigendera, azamuka mu kirere. Yaragurutse cyane, bagerageza kumukurikira ariko bibe by'ubusa. Ricky yambukiranyije umugezi maze agurukira mu kirere. Abanyamakuru nyuma yo kumutegereza baje kurambirwa bahitamo kwigendera, ariko Kati yanze kuhava. Wa muganga witwaga Bernard yaje kubabwira ko Ricky byakwanga byakunda yarashwe akicwa n'abahigi
akaba ari gupfira ahantu runaka n'ikimwaro cyinshi. Paco Sanchez yabonye ko noneho Katy atamubabarira. Mu minsi yakurikiyeho Lily yabifashijwemo n'abandi bantu bagiye batanga ubutumwa. Ubwo butumwa bwariho amafoto ya Ricky bavuga ko yabuze. Ibi byose byabaye iby'ubusa kuko iminsi yatambutse benshi bagiye babyakira ndetse ubuzima burakomeza, ariko Katy kubyakira byaranze kugeza ubwo yagiye kwiyahurira muri wa mugezi. Yabonye Ricky yambuka. Mu gihe arimo kugerageza kwiyahura yumvishe ijwi ryiza cyane rya Ricky. Yaje kubura amaso abona Ricky aguruka ava mu kirere. Nta gutinda Katy yahise ava mu mazi abona Ricky yarakuze kandi yameze neza. Katy yamusabye imbabazi kuba yararekuye umugozi we akagenda, ariko n'ubundi Ricky yahise yisubirira mu kirere. Hanyuma Katy ahita abona ko ibyishimo by'umwana we ariho biri. Yahise ataha ariko agenda yishimye kuko byibuze yarabonye ko aho umwana we ari heza. Ngiyi inkuru y'umwana udasanzwe wavukanye amababa. Nimuzacikwe n'izindi nkuru zitandukanye kuri Bidani Drill. Ciao ciao.